Muraho neza, nongeye kubakira kuri channel yacu. Uyu munsi tugiye gusubira mu gikoni, murabona ko dusigaye dushyiraho ibintu bitandukanye. Tugiye kurebera hamwe rero ukuntu ushobora gutegura burete wibereye mu rugo. Mu bikoresho rero tuza gukenera ntabwo ari ibintu byinshi. Turakenera ibitunguru ukata duto cyane. Ibintu byerekeranye n'ibirungo ntabwo nza kubitindaho kuko biterwa n'ibyo umuntu akoresha. Ngiye nakoresha ibitunguru, nkoresha poivron, nkoresha igi, nkoresha ifarine, nkoresha n'inyama ziseye, ndetse nkoresha n'utundi turungo nashyizemo black pepper na beef masala. Ibyo ngibyo ni ibirungo ugenda wongeramo bitewe n'ibyo ukunda. Ibindi birungo nakoresheje rero, nakoresheje tungurusumu, nkoresha na tangawize, kuko tangawize nako kaba keza cyane mu biryo ku bantu bamenyereye kuyishyiramo, mujye mushyiramo rwose ni nziza. Ikindi nakoresheje ifarine. Akamaro k'ifarine ni ukugira ngo nituza kubamara kubumba burete yacu itaza kugira gusandagurika mu mavuta, kuko murabizi ifarine ituma ibintu bifata. Ndaza kubifatanya no tushyira amavuta ntize gushwanyukiramo. Hari ubundi akenshi bakunda gukoresha chaperire, ariko ntago ngiye chaperire nayo nyifite, ariko n'ifarine irakora nta kibazo ku bantu byagora kuyibona. Chaperire ku batayizi ni ikozwe mu mugati. Ushobora gufata umugati ukawutostinga uri mu rugo ukaza kuwusya, nabyo birakunda. Cyangwa se mu alimentation chaperire ziba zirimo, ndumva igura mu 1,200 nusu. Rero icyo ngiye gukora ngewe, ndafata ibitunguru byanjye, ibirungo, ibitunguru, amapoivron n'ibindi nakase, manze mbicishe mu mavuta gatoya kugira ngo bize guhumura, kuko iyo ubicishije amavuta birahumura kurusha uko wahita ubifata ukabivanga mu nyama bibisi byose, ntabwo bihumura neza. Ndabifata ni ugucisha amavuta akanya gatoya, ubundi nibirangira nze guhita mbivanga muri za nyama, nze kuza kubivanga. Bituma akantu k'ububisi kavamo, ahubwo hakazamukamo umuhumuro, n'uwo muhumuro wavanga mu nyama bigahumura kurushaho. Muzabigerageze muzambwira ni byiza cyane pe, ni byiza. Muzumva itandukaniro ryo kuta ufata ibirungo gutyo babikase ugahita ubishyira mu nyama, cyangwa se kubifata ukanza wicisha amavuta mo gake n'utuvuta dukeya. Ntabwo bisaba umwanya munini, warangiza ugahita ubifata ukabivanga mu nyama. Aha rero ibirungo birangije kuboneka, ntago utegereza ngo bishye cyane nanone, kuko uri buze kongera kubicisha mu mavuta. Ni ukugira ngo wa muhumuro twavugaga uze kuzamukamo, noneho bize guhumura neza. Izi rero ni za nyama zacu ziseye. Tugiye gufata bya birungo byacu tukaba tumaze gukaranga ku ruhande, tubivangemo. Ubundi nitumara kubivangamo, dushyiremo n'ifarine, dushyiremo n'utundi tuntu tumva twari kujyamo nka magi ndacyayifite ku ruhande. Tubivange neza, ubundi nitumara kubivanga turaza kureba ibiza gukurikiraho. Twaje rero gukomeza tuvanga. Ahangaha urabona ko bya birungo birangije kwivanga neza na za nyama, kubera ko harimo magi. Ndashyiramo akunyu gakeya. Attention ku bantu, hari abantu baba badakunda umunyu, bisaba rero ko ushyiramo akunyu gakeya. Gushyiramo akunyu gakeya cyane ko haba harimo na magi, kandi magi nayo ubwayo igira umunyu.
rero nakomeje kuvanga, bisaba ko binoga cyane ibirungo bikinjiramo neza, bisaba ko bivanga. Gusa ko inyama zino nyama ziba zoroshye, ntabwo ari kuvuga ngo ni nko gukora nk'igipondo cy'ifarine cyangwa icyoya, biba bitandukanye. Ahangaha biroroha bitabyivanga neza, urabona ko bimeze nk'aho bitari gufata hasi kubera ya farine twashyizemo. Ntabwo bisaba gushyiramo farine nyinshi, gakeya kaba gahagije, ni ukugira ngo nidushyira mu mavuta bitaza gushwanyagurika. Aha rero byanoze bimeze neza. Ubwo icyo tugiye gukora, tugiye gutangira dukora amaburete yacu, tuyabumbe neza, ubundi muze kureba ukuntu aza kuba ameze. Urabona ko yanoze cyane, nta kibazo ifite. Tugiye gutangira kuzibumba rero, ubwo muraza kureba. Gusa hari akandi kantu nari nibagiye kandi k'ingenzi ku bantu barya urusenda rwose. Iyo burete irimo agasenda wumva ko iryoshye kurusha zitandukana n'izitarimo agasenda. Rero kuko twebwe mu rugo turya urusenda, nashyizemo agasenda. Ni nakibagiye amusore, ariko ntabwo nakerewe kuko ntabwo turazikora, kandi ruriya biroroshye narwo ni uguhita umuntu ashyiramo. Ubwo rero nongeyemo agasenda, ubundi ndongera ndavanga. Ndangiza kuvanga noneho ubwo tuba tugiye gukora iki? Tuba tugiye kuzibumba. Nitumara kuzibumba, sigaye dushyire ku mbabura cyangwa ahandi hantu ukoresha urimo guteka, ubundi tuziteke. Rero kuri size biba byiza ko z'agasize karinganiye, ntukore size nini cyangwa se duto cyane nanone, kugira ngo nuza kuzishyira mu mavuta zize gushya neza, zize gushyamo imbere, inyuma zidashirira. Bisaba ko ukora agasize karinganiye, katari gatoya, nanone kitari kinini cyane. Nkangaha izi ngizi havuyemo burete zigera 20 twakoresheje kilo kimwe. Urumva rero ko ari nyinshi, zahaza abantu benshi. Rero ahangaha kubumba, urabona ugenda ukaraga umera kuko abirindura mu biganza byawe, kagenda kibumba. Nta bundi buhanga budasanzwe burimo mu kubumba burete, ni ibintu byoroshye. Uragafata nka kuriya mu kiganza, iyo watangiye kurimo kubikora tumva size uri buze gukora, cyangwa se kuryo utakora inini cyangwa ntoya, uhita ubyumva uko ukata, uhita ubyumva ko ukase kinini cyangwa ukase gito, ukagabanya cyangwa se ukongera. Rero kugenda ukabumba, urabona ko ugenda birindura, kakagenda kazenguruka mu biganza mo hagati. Uko kazenguruka niko kagenda kibumba neza. Warangiza ukagashyira ku ruhande, kaba karangiye. Ntabwo bigoye, ndizera mwese muza kubigerageza. Ku bantu bari burebe video, nta bidasanzwe, biroroshye kuba nyine wakwibumbira burete gutya, cyane ko nta kindi bisaba. Aha rero murabona ko turangije kuzibona, hasigaye icyo tugiye gukurikizaho, tugiye guteka burete. Aha rero turaza gufata ipanu dushyireho amavuta. Ipanu nimwe twakoresheje turimo gukora bya bitunguru. Turaza gufata ipanu dushyireho amavuta, tuyareka ashye ko ntashye cyane, kandi nanone dukoresha umuriro mukeya kugira ngo burete zacu zitaza gushirira kandi zitarashya. Turashyira ku muriro mukeya, ubundi tugende dushyiramo, tuzihaye n'umwanya. Ntabwo ari byiza kuzishyiramo ngo zegerane zibyigane, oya, turagenda dushyiramo nkeya, nizishya tuze gushyiramo izindi, nta kibazo. Urabona ko ahantu burete zakozemo ziri gukora mu mavuta, ziri guhita zitangira guhindura isura, ntabwo hasa naho burete itarakora mu mavuta. Uko rero igenda imaramo umwanya, ntabwo burete itinda gushya, ugenda imaramo umwanya igenda ishya buhoro buhoro, ntabwo itinda. Aha rero urabona ko iri kugenda ihindura isura gahoro gahoro. Ikindi, iyo urimo gukora burete, ntabwo uzijya kure ngo uvuge wenda ngo ushobora kujya gukora ikindi kintu, ya uziba hafi kugira ngo buri kanya ujye ubirindura urebe itaza gushirira. Bisaba rero kuziteka uhari kugira ngo ugende ubirindura, buri side igenda igera ishya neza, ugenda unareba ko ziri kugenda nyine zidashirira, kuko ushobora gucunga gatoya igashirira kandi itarashya.
Urabona ahangaha ziriya urabona ko bigaragara ko ari mbisi ariko urabona ko ziriya zahiye. Nari nshyizemo izindi kugira ngo mbereke diferanse y'izigaragara ko zihiye n'izigaragara ko zitarashya. Urabona ko mu mavuta uhita ubibona. Rero izacu ziriya za mbere zahiye tugiye kuzarura tuzishyira ahantu tuza tuzikuye mu mavuta kugira ngo tuzigabanyemo n'ariya mavuta. Iyo ufite tishu biba byiza yo uhise urambikaho kugira ngo ikamuremo amavuta kuko hari amavuta aba yagiyeho menshi. Rero izira ndi gukuramo ni izagiyemo mbere, nari nongeyemo izo ku ruhande kugira ngo mbereke zo kuntu tubona ko bitandukanye. Izi ngizi ni izagiyemo mbere, urabona ko zahiye. Rero ni uku nguku burete bazikora, ndizera mwabibonye ntabwo bigoye, muzajye mubikora mu rugo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.